nyuma ya filime yitwa icyaha cya mama Umurimo TV Rwanda ukuzaniye filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Imbohe y'urugo. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Roger washatse umukobwa witwa Naomi gusa agamije kwihorera. Kuva isaha n'uyu munota nta kintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nawe izigera babyumvishije kandi nindamuka mbyumvisheho bivuze hanze. Ngoga Ku rundi ruhande Ngoga ntabyara abana n'umugore we Deborah ariko aramusuzugura bikabije. Naomi namenye yuko umugabo we amutoteza agamije kwihorera bizagenda bite kandi nta muntu nigeze mbibwiye. Bisa nkaho ibyo nakubwiye byose ugenda ukabica amazi. Ubu rero bakaba bamwita Rurangirwa, akaba bamwita Rurangirwa kabisa. Ubu ngubu akaba yongeye kugaruka ku murongo, akaba yongeye kugaruka mu neza, akaba agiye gushinja cyangwa se akaba agiye kujyana Rugema mu rukiko, agiye kujyana mu rukiko nyuma y'uko amufashe agiye kwiba umuti. Kugira ngo mubaheruka kureba episode yabanje mwari mwabonye yuko uyu nguyu Rugema yari yahuye n'uyu nguyu Rurangirwa, arimo aramubwira yuko ashobora kuzamujyana aho ababyeyi be bari, aho ababyeyi biwe bashyinguye, ariko akazaba yarabanjije kubanza kubaza abaturanyi cyangwa se kubaza abandi bantu baba bazi neza bafite amakuru y'aho ababyeyi ba Iribagiza cyangwa se ababyeyi ba Rurangirwa bashyinguye. Nyamara kwari ukugira ngo amubeshyabeshye, kwari ukugira ngo atinze iminsi, ubundi iminsi yisunike, ntago ari ukugira ngo abashe kuba yamujyana. Ni ukubera ko uyu nguyu Rugema afite ubwoba bwinshi cyane, arimo aravuga ati njyewe ibyanjye bindangireho rwose, kubera ko mwarabibonye yuko Rugema atinya afande. Rugema atinya afande cyane bimwe birenze, aho iyo amubonye yumva afite ubwoba, iyo amubonye umutima urakubita, umutima uradiha, aba yumva atazi uburyo ameze, kabisa. Niyo mpamvu rero uyu nguyu Rurangirwa yongeye kubwira Rugema, amuha agasopo, amubwira ati tugomba kugenda kureba aho ababyeyi banjye bashyinguye, aho ababyeyi banjye bari ku Bisino, ntago turaza gukiranuka, ntago turaza kumirana neza. Mwibuke ko uyu nguyu Rurangirwa nanone yabwiye Rugema ko agomba kwitegura anytime cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose ashobora kuzitaba urubanza, ashobora kuzajya mu rubanza, ashobora kuzajya kuburana, ashobora kuzagira ibyo abazwa mu gihe yahamagawe no kuri polisi cyangwa se kuri RIB. Muri kumva rero ko iyi filime rwose igiye kugera ahantu haryoshye cyane, nyuma y'uko uyu Rugema amajuje gufatwa na Emile ndetse na Kamarade. Ntago bimworoheye habe na gatoya, kubera ko nyuma yo gufatwa na Emile na Kamarade agomba kwita ajyanwa mu nkiko, agomba kwita ajya kuburana. Mwibuke ko neza Emile na Kamarade bafite ubushobozi cyangwa se bafite ububasha bwo kwita bamujyana kuburana kuri polisi nk'abantu bazi neza, bazi yuko ari we washimuse, ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza cyangwa se ababyeyi ba Rurangirwa. So muri kumva rero ko bafite ububasha n'ubushobozi bwo kwita bamujyanayo. Ariko nanone uyu nguyu Emile ndetse na Kamarade bo bafite umujinya mwinshi cyane, bashobora no zamujyana kuri polisi, ahubwo bo ubwabo bakamwikurikiranira, bagashobora kuba banamugira nabi, bashobora no kuba banamwica. Twabonye yuko bafite umujinya w'umuranduranzuzi, umujinya uteye ubwoba, aho bavuga bati uriya mugabo ni umugome, uriya mugabo arikubira cyangwa se abashaka gutwara utw'abandi, abashaka gutwara ibya Iribagiza. So nanone rero ku rundi ruhande uyu nguyu bamwita Cyusa, arimo arahiga bikomeye uyu nguyu Emile ndetse na Kamarade nk'abantu
bafite uruhare mu gutuma Iribagiza atagira umudendezo, ahubwo ahorana umuhangayiko. Nyamara Cyusa we aba arimo aratekereza biri negative, so rero ibi ngibi twahita tubisanisha no mu buzima busanzwe. Hari abantu baba bumva yuko abandi ariyo ntandaro y'ibintu bibi bari kunyuramo, batarabanza ngo banarize neza cyangwa se babanze batekereze neza, batekereze kabiri, barebe ese koko ibi bintu biri kuba birimo biraterwa n'uyu muntu, birimo biraterwa na runaka, birimo biraterwa na kanaka. Hari abantu bameze gutyo muri sosiyete, batajya batinda ku bintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo bahita bafata umwanzuro bakurikije n'ibyo baba barimo kwanariza cyangwa se n'ibyo baba babonye. Ni n'ahangaha rero niko bimeze. Uyu nguyu Cyusa atekereza yuko Emile na Kamarade aribo bantu babi cyangwa se aribo bantu b'abanzi, aribo bantu barimo baratuma ubuzima bwa Iribagiza butagenda neza. Uno Cyusa atekereza yuko kugira ngo uno Iribagiza abashe kuba atakibuka ibintu byose, ngo ujye ku murongo yibuke ababyeyi be, umuntu wabishe, batekereza yuko ari uyu nguyu Cyusa na Emile na Kamarade. Cyusa we niko atekereza, nyamara ntago ariko biri. Ubundi Emile na Kamarade bo ikintu baba bifuza ni cyiza kuri Iribagiza, ariko Cyusa we ntago aba abizi. Nanone intandaro cyangwa se ikintu cyakuruye yuko Cyusa yishyiramo Emile na Kamarade nuko bafashe Rurangirwa bakamujyana, bakamushimuta, bakamubika. Nyuma yo kumubika, uwe akaza kumva yuko kuba yaratorotse Rugema, Emile na Kamarade babigizemo uruhare. Nyamara ntabwo ariko bimeze. Emile na Kamarade ntabwo bagize uruhare mu itoroka rya Rugema. So niyo mpamvu rero uyu nguyu Cyusa aba arimo arabishyiramo cyane, cyangwa se aba barwaye inziko, bazi ko ari deal barimo barakina. Kugeza na n'ubu ngubu ntabwo Cyusa arabimenya, kandi nanone Iribagiza ntabwo aramuha amakuru yuko bahuye, yuko yagiye gusura Emile na Kamarade. Mwibuke ko neza uyu nguyu Iribagiza mu gihe yagiye gusura Emile na Kamarade, bamubwiye yuko biramutse bibaye byiza yaza akibanira na Emile na Kamarade, kubera ko bo ari abantu baba bamwifuriza ibyiza, bashobora no kuba bakurikirana ubuzima bwe umunsi ku munsi, ibintu byose bikagenda neza. So dukeneye kureba rero uyu nguyu Iribagiza abitekerezaho neza, agafata umwanzuro. Ese arajya kubana na Emile na Kamarade, cyangwa we araza kuguma hariya kwa Rugema, cyangwa araza kureba ahandi hantu yigira? Ibi ngibi byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka kwinjiramo tureba muri episode yindi igiye kuba yakurikira. Ni nayo mpamvu tubabwira ati mugume ku murongo, ntihagire ahandi hantu mujya, mugume hafi y'inyakiramajwi. Dukomeze tuvugane, dukomeze twiganire, dukomeze turebe ese biraza kurangira gute. Nanone muribuka yuko uno mugabo Rugema we yari yafashe umwanzuro ku giti cye, avuga ngo Iribagiza agomba kuva hariya, agomba kuva kwa Rugema, kubera ko Rugema famiye ye ntago ari abantu beza, yaba ari Nyirantambara ntago ari umwana mwiza, yaba ari uyu nguyu Fabiola ntago ari umwana mwiza, ni abantu babi. Muribuka neza yuko Fabiola na Nyirantambara bashakaga kuroga Iribagiza akaza gukizwa na mushiki wa Rugema ari we Safina. Murabyibuka neza yuko Safina yagize uruhare runini cyane mu gutuma Iribagiza akomeza abaho kano kanya murimo muramubona. Safina kabisa yagize uruhare runini cyane, ndetse Safina akomeza agaragaza yuko agikunda uno
uno iribagiza cyane bimwe birenze nuko abitekereza. Kugira ngo rero byose tuze kubikurikirana, reka tubasabe gukora subscribe. Umuntu inshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki ni cyo gihe, ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe, ubundi ubashe kubakurikirana neza kuzana filime nziza cyane isohotse uyu mwaka yitwa Imbohe y'urugo. Ni filime ivuga ku mugabo witwa Roger washatse umukobwa witwa Naomi gusa agamije kwihorera. Kuva iyi saha n'uyu munota nta kintu cyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nawe izigera iba. Wabyumvishije? Kandi nindamuka mbyumvisheho bivuze hanze. Ku rundi ruhande, Ngoga ntabyara, abana n'umugore we Deborah, ariko aramusuzugura bikabije. Naomi namenye yuko umugabo we amutoteza agamije kwihorera, bizagenda bite? Kandi nta muntu nigeze mbibwira. Bisa nkaho ibyo nakubwiye byose ugenda ukabica amazi. Alright, uyu nguyu rero bakaba bamwita Isimbi, akaba agiye kwibikaho umutwaro ukomeye cyane, agiye kwishyiraho umutwaro ukomeye cyane wo kubika amabanga y'uyu nguyu Cyusa ntago ashaka yuko uyu nguyu Isimbi avuga yuko uriya mwana atwite ari uwe, ntago ashaka yuko mama we abimenya, ntago ashaka yuko iribagiza abimenya. Ese ibi ngibi bizashoboka cyangwa ntago bizashoboka? Ibi ngibi niba tugiye kureba, niba dushaka kureba ese bizarangira gute, biraza kugenda gute? So rero kugira ngo ibyo byose tubirebe, reka tubararikire gukurikirana 5/5. mukore subscribe kabisa, mukore subscribe nshuti muntu muvandimwe. Niba uzi ko utakoze subscribe, iki nicyo gihe, ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe, kubera ko iyo ukoze subscribe ubasha kuba wadukurikirana umunsi ku munsi, 5/5, 2/2, nk'uko natwe tubara tubagezaho episode nshyashya umunsi ku munsi. So nimujye kure rero turebe ese uyu nguyu Isimbi araza kwihangana abike ibanga, araza kubika ibanga rya Cyusa, ntavuge yuko yamuteye inda, ntavuge yuko iriya nda ariye atwite. Ese ibi ngibi biraza gushoboka cyangwa ntabwo biribuze gushoboka? Ibi ngibi rero byose nibyo dushaka kureba, nibyo dushaka kwinjiramo neza, turebe niba koko bino bintu bishobora gukunda, niba bino bintu koko bishobora gushoboka. So bizere ko rero mutari buze kujya kure, yewe ntabwo mugomba kujya kure, tugomba kubikurikirana neza, tugomba kubireba 5/5. Gusa nanone Isimbi biramukomereye cyane kabisa, biramukomereye kurusha uko abitekereza cyangwa se kurusha uko arimo arabivuga. Yego ashobora kuba yavuga yuko agiye kubika ibanga, ariko bikazamukomerana kubika ibanga nka ririya, bikamugora pe, akavuga ati ngiye kubivuga ikizaba ngiyewe nzanywa umuti. Mwibuka ko uyu nguyu n'ubundi Isimbi yari yavuze yuko adakeneye Cyusa na rimwe mu buzima bwe, ntago amukeneye, kubera ko n'ubundi ntago akiri umugabo wa Isimbi, kubera ko Cyusa arimo arasa nkaho agenda amwihakana. Ibi ngibi rero byateye umujinya Isimbi, ararakara, aravuga ati n'ubundi ntago ngomba kukwirukankaho, niba utanshaka mu buzima bwawe nanjye ntago ngomba kuza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero ugomba guca ukwawe nanjye ngaca ukwanjye. Kumva rero ko Isimbi nawe yagize umujinya udasanzwe. Ni nayo mpamvu rero ibi ngibi biraza kumukomerera yuko yabika ibanga, agaceceka, ntagire umuntu n'uyu n'umwe abwira yuko uriya mwana ari uwa Cyusa. So muri kumva rero tugomba kureba, tugomba kwinjiramo neza tukareba ese bigomba kurangira gute, biraza kurangira gute. Ntago ari buze kubivuga cyangwa se ari buze kubivuga, gusa atabivuze yaba abikiye ibanga Cyusa, ibanga rikomeye cyane, ariko nanone byazarangira nabi
mwibuke yuko uyu mwana hari igihe azakura abaze papa ngo ninde, hari igihe azakura ashake kumenya umubyeyi wa nyawe wa nyakuri. Kereka wenda naza kuba yarapfuye, naza kuba atakiriho, ariko n'ubundi azajya avuga ati papa ari hehe ko mbona mama gusa. Ibi ngibi rero ni ibintu bikunze kuba ku babyeyi bose, cyangwa se bikunze kuba ku bana bose. aho ushobora kubona umwana yarakuze ageze mu myaka ya 20 n'ingahe gutyo, nibwo aba atangira gutekereza ababyeyi be, nibwo atangira kumenya agaciro k'ababyeyi, bityo rero bigatuma atekereza ku babyeyi be cyane. Nayo mpamvu rero mwabonye uyu nguyu Iribagiza kuba yarakuze, kuba yarageze muri iriya myaka, ibi ngibi ni ibintu byatumye atekereza cyane ku babyeyi be, ahita avuga ati ubundi amaraso yanjye yambyaye ari hehe ko ntayabona. Uyu muntu ageze rero muri iriya myaka ahita atekereza kuba ari we uburyo angana, ahita avuga ati ubundi niki njyewe cyandemye, niki cyandemye, ababyeyi banjye ni bande ubundi amava n'amavuko yo kugira ngo njyewe mbeho byagenze gute. Niyo mpamvu rero hari igihe umuntu agira mu myaka ibindi bakabitekerezaho cyane. Niyo mpamvu rero uzabareba kenshi cyane umuntu yarakuze nibwo atangira kwita ku byo ababyeyi be bamukoreye, cyangwa se uburyo yakuze, niba yarakuranye n'ababyeyi cyangwa atarakuranye n'ababyeyi. Ibi ngibi bikamutera kwibaza ibibazo byinshi cyane, akavuga ati iyo nza kuba mfite ababyeyi banjye, cyangwa se iyo nza kuba bimeze gutya. Niyo mpamvu rero hano uyu mwana n'ubundi byazamugiraho ingaruka uko byagenda uko ariko kose, n'ubundi niyo isimbi yahisha ibanga rya Cyusa navuge yuko uriya mwana ari uwe, n'ubundi byazageraho ngo bikazagaragara nyuma. Muri kumva rero uyu nguyu isimbi nta kintu n'ubundi yaba arimo arakora, n'ubundi hano biramugoye cyane, cyangwa se biramuremerera cyane, bizamuremerera. Sinzi niba azabasha kubika rino banga, kubera ko rirakomeye, bimwe birenze ibyo kwemera. Nayo mpamvu rero dushaka kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Nanone ku rundi ruhande uyu nguyu Iribagiza nawe yiteguye kuba yabona umuti, kubera ko ngubu nawe afashe umwanzuro noneho wo kujya kwirukanka arebe umuti ese uraza kuva hehe, umuti ube ugomba gutuma yongera akagarura ubwenge, akongera akibuka neza umuntu wishe ababyeyi. Ubundi umuntu wishe ababyeyi ba Iribagiza uwe ku giti cye arabazi, ahubwo nuko ntabwo afite umuti wongera kumwibutsa ngo agarure ubwenge bwa kabiri, cyangwa se agarure ubuyanja butuma yibuka ibintu nka biriya. Ariko ubundi Iribagiza aramuzi neza, ahubwo nuko bamuroze bagatuma atongera kwibuka ibintu bya kera, akibuka ibintu bya hafi by'ako kanya gusa. Ariko Iribagiza arazi umuntu wishe ababyeyi be. Niyo mpamvu rero hano tugomba kureba ese bizarangira gute, bizagenda gute. Iribagiza nabasha kuba yabona uyu muti, azahita yibuka ibintu byinshi cyane, azahita yibuka Rugema, abone Rugema arimo arica ababyeyi be, arimo ararasa, kubera ko umuntu warashe ababyeyi ba Iribagiza yari ari hanze mu modoka, bari mu modoka. Iribagiza rero niwe wabashije kuba yarokoka, ndetse na musaza we nawe impamvu yarokotse cyangwa se yakomeje akabaho nuko atarari aho hafi, cyangwa se ntabwo yari ari mu modoka. Muri kumva rero ahangaha ni fire, ni umwoto. Tugomba kureba ese biraza kurangira gute, biraza kugenda gute. Hano twebwe dutegereje kureba igisubizo. Muri kumva rero ni ibintu byiza kabisa, ni ibintu byiza cyane twese tugomba kubona, tugomba kwitaho kabisa 5/5. Tubibutsa rero gukora subscribe, inshuti muvandimwe, niba uzi ko utarakora subscribe, iki nicyo gihe, ni nako kanya ko kugira ngo ukore subscribe, ubundi ubashe kuba wadukurikirana neza 5/5, umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda, nta kintu na kimwe ubashije kuba wacikanwa. Ikindi utumire inshuti n'abavandimwe nabo baze barebe, baze bakurikirane ino filime nziza y'Inzira y'Umusaraba tuba turimo turagenda dukurikirana 5/5. Ikindi
mutere comment kabisa, mutere comment nyinshi cyane. Ibitekerezo byanyu birakenewe cyane kugira ngo muze mwifatanye natwe tubikurikize, kubera ko havamo amagambo menshi y'ubwenge agenda atwigisha uburyo twakagombye kubana n'abantu umunsi ku munsi. So rero ni mu misinga kabisa, na episode ikurikira tuza tureba ese Iribagiza arabona umuti cyangwa ntabwo ari buze kubona umuti. hano hose inkuru yabaye kimomo bapase ko tuzamubona hari ikibazo. umva se tega amatwi twebwe tuzabona pavo ntayo buze vuba. cyusa uza amakuru arimo kuzerera mbese ni nka murandasi, niko kwa kundi bavuga ngo ni nko kubura ahangaha ukabona ugahamagara umuntu uri mu Bwongereza ya papa. So urambuza kuvuga bya papa. Waretse mama gatubwira ikibazo gihari. Nese ngewe sinzi kuvuga ngewe. Kuki mumbuza kuvuga? Tubwira ibyo agiye kuvuga. Kabe reka mbabwire amakuru ya papa. Gusa urabona ndi muri mudu nziza. Wagiye uba rimwe seri. Cyusa uza amakuru ari hanze aha. Yirwa zenguruko no mu mabotike no mu masupermarket no mu tubari na he hose ngo Cyusa yateye inda umukobwa wa kwande wo kwa Rugema. Kwiki? Amakuru se yakuye mama. Ibaze ko no muri Amerika umuntu yampamagaye akambwira ati mama Cyusa amakuru ndimo numva yansanze ahangaha muri Amerika yaba ariyo ngo umuhungu wawe yateye indangije arayigarika. Ngaho ni munyumvire nawe. Ubu iki gisebo tuzagikwiza he Cyusa? Nta gisebo ma nawe rero ntukajye ukomeza ibintu. Mu by'ukuri barambeshyira, shyira umutima hamwe utekane, ibyo bintu ntabwo byigeze bibaho. Hanyuma suragarura amakuru gute? Tuvuge wewe wenda ko urengana da. Hanyuma uzagarura igisebo gute? Akose mama. Cyazengurutse cyageze isi yose. Ngo yemere binatakoze. Cyusa yakubwiye ko ntarengana. Nta nda yamuteye. Kandi twebwe twizera Cyusa. Ikibazo kiri. Abo bose babivuga twe tuzi ukuri. None si ibintu byose bagiye bavuga tujye tubyemera. Mami hano biragaragara yuko mama Cyusa bamusetse cyane rwose, bamusetse umuhungu we ndetse n'umukobwa we bamusetse cyane kabisa. Barimo baravuga ati mama ntago uzi ibintu urimo, abandi bana bibereye mu by'abana, cyangwa se wowe uri umuntu mukuru ntago wakagombye kubijyamo. Ni ukuvuga ngo rero uyu nguyu Cyusa ndetse n'uyu nguyu Sylvie barimo baramuseka, barimo baravuga ati ibingibi ni ibintu utakagombye kujyamo, ni ibintu byacu, ni ibintu bitureba, ni ibintu by'abana, we ntago wakagombye kubijyamo, uri umuntu mukuru warakuze. Niyo mpamvu rero barimo baramuseka, niyo mpamvu urimo urabona uyu nguyu Sylvie amuseka cyane ati se uri kumva bikubabaje, uri kumva ibingibi atari ibintu byo kwishimira kuba umuhungu yatera inda umukobwa hanyuma akamwihakana? Ati se uri kumva ibingibi atari ibintu bisanzwe? Ati ibingibi rwose ni ibintu bisanzwe mama, rekera aho ngaho kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo, erega warize ntago ugomba kurira, ibingibi ni ibintu bisanzwe. Ese twibaze neza muri sosiyete, urubyiruko rw'iki gihe, ibi bintu muri kubona koko bikwiye yuko abana baseka umukecuru nk'uyu nguyu? Ntago bikwiye. So niyo mpamvu rero hano biba bimeze gutya, cyangwa se bigomba kugenda gutya. Umumama cyangwa se umubyeyi nk'uyu nguyu aba agomba gucyaha abana.